tekereza ku cyago nka kanseri y'inkondo y'umura. Uyu munsi ntatinze nicyo tuje kuba tuganiraho, aho tugiye kuba dutekereza ku bimenyetso by'ibanze umuntu ashobora kubona bigaragaza ko ashobora kuba afite kanseri y'inkondo y'umura, bityo ukaba wayisuzumisha hakiri kare, ukayivuza hakiri kare, bityo bikaguha amahirwe yo kuba yanakira bitagoranye, kubera yuko kanseri kimwe n'izindi zose iyo isuzumwe hakiri kare ishobora kuba yavurwa igakira. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero turaza kwita ku kureba ngo ni ibihe bimenyetso by'ibanze ushobora kubona, bityo bikagukururira gutekereza ko ushobora kuba ufite kanseri y'inkondo y'umura ikiri ntoya, bityo ukaba wakwihutira kujya kwisuzumisha. Hanyuma mu bindi biganiro bigenda bikurikiraho tuzareba niyihe myitwarire ishobora kuba yagukururira kugira ibyago byisumbuye byo kugira kanseri y'inkondo y'umura. Hanyuma noneho tunarebe ese mu gihe watinze kwisuzumisha ubundi kanseri y'inkondo y'umura ibimenyetso noneho byisumbuye birenze iby'ibanze ushobora kubona ukavuga uti noneho ibi byarandangiranye, byaba ari ibihe. Ni kanseri y'inkondo y'umura rero tugiye kuganiraho hano kuri Dr. Richard Official. Mbahaye ikaze abantu mukunda Dr. Richard Official, abantu mukora subscribe kuri channel ya Dr. Richard Official, abantu mudahwema kutwereka ko tuba turi kumwe mu buzima bwa buri munsi hano kuri iyi channel, abantu muri gukomeza kuyibona ikura. Ese namwe ntimwakwicara ahantu mukigurira agacupa? Ni ukuvuga ngo turashimira abantu rero bakoze subscribe. Uyu munsi twujuje aba subscribers bageze ku 5,000 birenga. Muribuka intego yacu ni ugukora subscription ku buryo tuzamuka tukagera nibura ku 10,000 ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 2026. Kandi mbibutsa ko hari n'ibihembo tubategurira hano kuri Dr. Richard Official. Abantu tuzakora, hari umukino wa Rotary tuzakora kuri iyo tariki, ubwo uzatsinda nituba icyitonderwa tuzakora uwo mukino ari uko twujuje 5,000 10,000 by'aba subscribers. Noneho uzatsinda kuri uwo mukino wa Rotary tuzakina ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2026, ubwo azegukana igihembo gitanzwe cyangwa se giteguwe na Dr. Richard Official. Icyo gihembo nacyo mu minsi iri imbere itarambiranye tuzababwira icyari cyo. Hanyuma mbere y'uko twinjira nyirizina muri topic yacu y'uyu munsi, ndashaka kugira ngo nafate n'umwanya wo gutanga offre. Turashaka kuba twakwangaja umuntu umwe cyangwa se babiri bashobora kuba badufasha mu bintu bigendanye na marketing ndetse na multimedia, kuko nkuko mubibona ibyo dukora turashaka kugira ngo tubizamure tubishyire ku rundi rwego. Ibyo rero ntabwo dushobora kuba twabyifasha hamwe n'akazi kenshi tuba dufite. Twifuza yuko twagira abantu batandukanye dukorana nabo. Muri urwo rwego rero dufite offre. Ubaye ubona ibintu bya multimedia ubishoboye ubifitemo ubumenyi, ushobora kuba watwandikira ku nimero ya WhatsApp igaragara muri description. Noneho iyo nimero akaba ariyo ucishaho ubutumwa bwawe utwereka icyo ushoboye. Niba ufite na experience byaba ari byiza. Hanyuma tuzumvikana nyine tukumva yuko duhuje ibitekerezo, tuzabandikira ubundi tuvugane uko twatangira imikoranire. Ngayo nguko rero ni kuri Dr. Richard Official. Mukomeze mukore subscribe, mukore share, mukore like, ndetse abantu benshi bajye babona ubutumwa tuba twabateguriye, ubutumwa tubagezaho hano kuri iyi channel yanyu ari nayo channel yacu. Fata akanya gato gusa, isogonda ryonyine, ubundi ukore subscribe kuri Dr. Richard Official. Twagiye rero n'inkuru yacu y'uyu munsi, turaganira ku kintu kigendanye n'ibimenyetso bya mbere, ibimenyetso by'ibanze bishobora kugaragara ku muntu ufite kanseri y'inkondo y'umura.
ibimenyetso rero ni ibihe? Ikimenyetso cya mbere ku muntu ushobora kuba afite kanseri y'inkondo y'umura ni ukuzana uruzi rwa hato na hato mu gitsina. Ni ukuvuga ngo ashobora kuzana uruzi mu gitsina, icyo gihe biba byiza yuko ahita yihutira kujya kwisuzumisha, hanyuma akaba yasuzumwa, hakarebwa niba afite ibyago byo kuba yagira kanseri y'inkondo y'umura. Ikindi, buriya imyaka irakonta. Hejuru y'imyaka 35 buriya abadamu bagomba, banategetswe kwisuzumisha kanseri y'inkondo y'umura, kubera ko iyo ni imyaka ya risike, ni imyaka akenshi usanga kanseri y'inkondo y'umura itangira kwiganza. Ubundi kanseri y'inkondo y'umura igira serikire zigeze kuri 2, ubundi bayita bimodal cycle. Ni ukuvuga ngo akenshi ikunze kugaragara mu myaka hagati ya 35 n'imyaka 45, cyangwa se hejuru y'imyaka 60. Ni ukuvuga ngo mu gihe umuntu deja yamaze kugera muri menopause. Ni ukuvuga ngo rero kanseri y'inkondo y'umura, ikimenyetso cya mbere ngo twari tubigarutseho ni ikimenyetso cyo kuzana uruzi rwinshi mu gitsina, kandi rimwe na rimwe ruhumura nabi. Ni ukuvuga ngo uruzi rukunda kuza mu gitsina kandi ruhumura nabi. Icya kabiri ni ukubabara igihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga ngo mu gihe hari igikorwa cyo kubonana cyangwa se cy'imibonano mpuzabitsina, umuntu agatangira kubabara, rimwe na rimwe bikurikirwa n'ikimenyetso cya gatatu, ari cyo kuva. Ni ukuvuga ngo iyo bikurikirwa n'ikimenyetso cyo kuva mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, umudamu ugahera kukava, kandi noneho muri icyo gikorwa wari uri kubabara. Ibyo biri mu bimenyetso mpuruza by'ibanze bigaragaza yuko uyu muntu ashobora kuba afite kanseri y'inkondo y'umura. Cyokora ntibikuraho ko ugomba kumenya ko hari impamvu nyinshi zishobora gutera umuntu kuva, ariko ushobora no kubiheraho nyine wisuzumisha, ubundi abahanga babyigiye bakaba bakurebera bakakumenyera ngo ikibazo nyirizina ufite ni ikihe. Ni byiza rero yuko wicara wisuzumishije, cyangwa se uzi neza ngo ikibazo mfite ni ikihe, bityo ni ryari nshobora kuba nakwisuzumisha, ni ryari nshobora kuba nakwivuza, ese amahirwe mfite yo kuba ndamutse nivuje nakira nayahe. Ibyo ngibyo nibyo tuba tubashishikariza, nibyo tuba twifuza, niyo ntego nyamukuru tugira hano kuri channel yacu ya Dr. Richard Official. Ikindi rero ni ukubabara mu kiziba cy'inda. Ikimenyetso cya kane ni ukubabara mu kiziba cy'inda. Ni ukuvuga ngo mu gihe ubaye rero ufite kanseri y'inkondo y'umura, cyangwa se igitangira, rimwe na rimwe itangiye no gukura, umuntu atangira kugira uburibwe budasobanutse, utangira kubabara mu kiziba cy'inda. Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe niba ufite ibibazo, ufata imiti yo kugabanya uburibwe ukumva nta kintu gufashije, yashira ejo bundi ukongera ukumva uraribwa, ibyiza ni uko wakwihutira kugana kwa muganga, ubundi bakagusuzuma, bakakurebera niba nta kibazo mu by'ukuri kidasanzwe ufite kigendanye na kanseri y'inkondo y'umura. Ngayo nguko rero ndumva nahita ngana ku kimenyetso nibura cya gatanu. Uyu munsi turarane ibimenyetso nibura 5, ubundi ibindi bimenyetso tuzabigarukeho mu kiganiro cyacu cy'ubutaha. Ni ukuvuga ngo ikimenyetso cya gatanu ni igihe noneho ugiye mu mihango, noneho ukagira imihango idakama. Ni ikimenyetso kiri vage, kubera ko ntabwo cyihariwe na kanseri y'inkondo y'umura gusa. Hari ibindi bimenyetso bishobora, hari izindi ndwara zishobora kuba zagutera kugira uko kuva, ariko nacyo kiri mu bimenyetso ushobora kureba ukavuga uti kajye kwisuzumisha, buriya ushobora gusanga hari ikindi kibazo. Muganga wenda ashobora kuba yasuzuma akabona, bityo akaba yangira inama cyangwa se akamfasha mu buryo ubu cyangwa buriya. Ngayo nguko rero munyemerere ne gukomeza kwizimba mu magambo, nari nabasezeranyije yuko ngomba gukora video itari ndende cyane. Video yanjye reka nyigarukiriza ahangaha, ariko nongere nibutse umuntu tutatangiranye, nyaboneka fata nibura isegonda rimwe ukore subscribe kuri channel yacu, uhakura ubumenyi bushobora kurengera ubuzima bwawe cyangwa se ubuzima bwabawe.
ni muri urwo rwego rero njyewe mbaye mpiniye ahangaha kuko ibiganiro byacu nakagaruka naho ubutaha. Murakoze, murakarama.